akantu kose kaboneka kuri moto ese kamaze iki ku muntu utwara moto? Okay, twatangiye isomo kuri Mfashe TV. Igitoro kisa kuri mwebwe mudukurikiye kuri televiziyo ya Mfashe TV. Yes, turabakunda cyane, turacyabakunda rero. Yes, muri kumwe na mwarimu wanyu Emmanuel nkuko bisanzwe ahangaha kuri Ngufashe TV. Televiziyo yacu, televiziyo channel nziza, channel y'abanyarwanda, channel ibereho gufasha buri munyarwanda wese uyikurikiye cyangwa se n'abanyamahanga bose bayikurikiye. Aha rero ni muri kumwe na mwarimu wanyu Emmanuel nkuko bisanzwe. So rero tudatinze tugarutse ku isomo ryacu rya moto nkuko bisanzwe. Hari igice cya mbere twabigishije, icyo gihe twabigishije tubabwira imoto ibice byayo uko bingana, ngira ngo muracyabyibuka. Tubigisha noneho n'uburyo ushobora gutangira gutwara moto, duhereye kumenya ese iyi moto yacu igizwe na vitesi zingahe. Ngira ngo nabasobanuriye vitesi izo arizo ko zingana muri video y'ubushize, ndetse babwira n'uburyo ushobora gukoresha vitesi neza mu gihe wabashe kuorganiza ambriage neza cyangwa se kwifata neza. Uyu munsi rero n'ubundi nta kindi kintu turi bujye kure ku isomo ryacu rya moto, ahubwo rero turacyari kuzamuka tugana uburyo moto yacu dushobora kuba twayitwara n'ukuntu twayigisha umunyeshuri uje gutangira moto bwa mbere. Abanyeshuri rero cyangwa se mwebwe mudukurikira kuri Ngufashe TV mujya mukunda kwibaza ibibazo bimwe na bimwe. Hari ibibazo rero mwatubajije hano kuri channel yacu, muratubaze umuntu niyo mpamvu naje, ariko uyu munsi nzajya negura video. Niyo mpamvu negura video bitewe n'uburyo mwambajije, bitewe n'ibibazo mwahuye nabyo mwebwe mwakurikiye video. Donc rero ibibazo nagiye mbazwa bitandukanye kuri moto, gusa benshi barabyishimiye ko nabashe kubagezaho amasomo neza. Ibyo ndabikunda, nawe ahubwo nimba udukunze nyaruka kuri Ngufashe TV, ukore subscribe, ukore share ndetse unatange comment, kuko kuduha comment kwawe niko kutuzamura kugira ngo natwe tuzamuke mu ntera, ndetse natwe dukomeze tugire imbaraga zo gukomeza kubafasha, kubera ko icy'ingenzi nicyo tumarira abantu batugana, Reka mbere yuko dutangira isomo nka mwarimu Emmanuel mbanze mbabaze ibibazo bitandukanye. Ngira ngo reka mpere kuri aka kantu, kuko aka kantu buri gihe murambabaza ese aka kantu ni agaki. Wowe unkurikiye kuri Ngufashe TV ngaho usubiza aka kantu ni agaki. Kubera iki umuntu wese utwaye moto agomba kuba afite aka kantu gafite amaso, kuvuga ngo ingofero. Iyi rero mwatinze gusubiza, reka ngiye mbasubirize. Rero wowe wari umaze iminsi wibaza ese kara kantu mwarimu abafite ni agaki. Buri gihe niyo atwaye moto aba gafite ku mutwe. Ndongera ngasubiremo, uretse ko n'ubushize nagasubiyemo. Iyi bayita helmet cyangwa se ingofero yo kurinda ubuzima bw'umuntu. Donc mu gihe uhuye n'impanuka, icyo gihe iyo wambaye kano kantu kakambara neza, ntabwo ugomba guhura n'impanuka na nkeya. Ushobora birashoboka bitewe n'uko ushobora kuba utayifunze neza, cyangwa se ikaba yanakwijishura ikivanaho, birashoboka ugasiduka umutwe wawe wari ugeze hasi mbere y'uko hagera wenda iyi kasike hasi. Ariko iyo ukambaye neza gutya ukagusha umutwe direct, uvuga ngo habanza kugira ngo umutwe ugere hasi, ugere hasi.
reka rero mukomeze gato ngenda mbereka uko gahunda zimeze. Isomo rero tugiye kuba twabazaniye uyu munsi, tugiye kubasobanurira akantu ku kandi dukunda kubona kuri moto. Video tugiye gukora uyu mwanya, tugiye gusobanukirwa ikintu icyo ari cyo cyose tubona kuri moto kikaba cyaducanga. Ubwo rero wowe unkurikiye kuri Ngufashe TV, kuri televiziyo ya Ngufashe, mbabarira unkurikire kuko nibigucike. Gusa ariko twababwira yuko nuramuko unacikanywe, wazigenda ku mavideo yacu uzageraho ubigweho neza. Akantu kose kaboneka kuri moto, ese kamaze iki ku muntu utwara moto? Kakumarira iki wowe ukeneye kwiga moto? Reka rero dutangire. Twahereye ku ngofero yo kwirinda ibyago, yambarwa mu mutwe. Ahandi yambarwa abari kugira ngo uprotege umutwe wawe. Okay, iyo twayibonye. Reka rero tuze kuri kino gihande iki kinyuma. Iki gihande kinyuma mubona hano kiba cyanditseho imibare. Iki bakita ikirango cyangwa se ikigaragaza nimero, ikigaragaza ese umwirondoro w'iyo moto. Tuti kugira ngo wowe munyeshuri ukurikiye Ngufashe TV, ndashaka yuko byibura ni wiga moto umenye ibintu byose biri kuri moto n'umumaro wabyo, kuko nibyo byiza buriya kugira ngo umenye ikintu ukiga ariko ukizi. Iyo akangaka bakita akaguru ka moto, ariko iyi moto yacu yajesa igira akaguru ihagararaho. Aka kaguru gahereye mu ruhande rw'iburyo, vuba ngo ushaka kuyihagarika ku kaguru k'iburyo urayihengura, urakamanura, ukayihengura, ukayihagarika gutya. Hano kara nakaguru kayo k'iburyo. Rero igira iyo ushaka no kuyihagarika ibumoso, nano karahari kuri uruhande rw'ahangaha, naho wayihengeka ukayihagarika kuri uruhande. Ubwo rero ukuvuga ngo rero wayihagarika ushaka bitewe n'ahantu ugize uri. Wayihagarika ahantu ushaka bitewe n'ahantu uri, bitewe n'ahantu ushaka yuko moto yawe ihagarara. Reka tuze rero kuri uruhande rw'ahangaha, ahangaha inyuma nazo. Uru ruhande rero narwo rero nirwo tugezeho. Urumva uru ruhande, ariko nanone ahangaha urabona iki kintu kingiki niho duhagarara. Ni igifashe cy'amaguru y'umuntu. Rero kuno kuguru twaje tubabwira ko ku ruhande rw'ibumoso. Noneho rero reka tugaruke ahangaha. Aha rero mureba ahabitse umunyururu ubamo imbere muri no moto yacu igizwe n'umunyururu. Izi ni za garidebu, iki mubona ni cya garidebu. Ni moto ikomeye, iyi ni moto ikomeye. Ni nayo rero dukoresha cyane mu ishuri, kuko iyo abanyeshuri bayituye hasi nta kiba igaruka ari yahindi. Ibyuma bikomeye cyane. Noneho akangaka mubona bakayita levier de vitesse. Aka niko nahoze mbabwira ko ufata ambriage ukazamura akakantu ukamanura, ukazamura, ukamanura, ushyiramo ki vitesse. Iyo nzamuye makizamo vitesse namanura nk'abanywemo vitesse. Ahangaha rero iyi ni robine, ngira ngo ni robine ya essence. Essence imanukiramo hano, ituruka hano muri reservoir ikamanuka ikaza mu cyo bita icyo bakita carbureteur. Nono iyi carbureteur ni idufasha kugira ngo iyungurure ya essence izamura ijyana muri moteri ihuza n'amavuta kugira ngo ibashe gukora neza. Bese ni igihuza cya essence n'amavuta ahangaha ni ivangirwa muri carbureteur. Rero iyi niyo bita cylindre, iyi bakayita classe. Iyi cylindre rero niyo dusangamo piston idufasha birabimva ivuga ngo bivukoreramo hano nangaha bikorerwa birimo. Rero igira icyo bita sachet, aka kantu mubona hano guturuka hano kugera hano iyo bita sachet kugera hano, kugira ngo sachet ariyo ya moto iza ikafata moto yose. Iyo rero tugeze hano hejuru, tugeze hano hejuru. Hejuru rero niho ruzingiye, niho habera ibikorwa byose byinshi bitandukanye bihuza cyangwa se bihanahana
bikorana n'ibyo hasanga, ariko byose biturutse hejuru. Kwa iyo dutwaye ikinyabiziga cyacu cya moto dukoresha amaguru ndetse tugakoresha n'amaboko. Ngira ngo rero hano ku mahembe hari byinshi, hari utureba nyuma, hari ariko bitari retroviseur bidufasha kureba inyuma nimba na kinyabiziga kidukurikiye kiri inyuma yacu, hari ibinyoteri bidufasha kugira ngo nimba hari icyerekezo tugiye guhindura turakoresha inyoteri. Aka kantu mureba hano ni ukuvuga ngo aka kari hano iyo nkashyizemo inyoteri kijya aho cyakaguhiye kujya. Ubwo rero ngira ngo iyo moto itaka yacu inyoteri usanga bitavuga neza kubera ko wenda na battery ibita kora neza. Reka bibumvishe uburyo inyoteri kumva kari kuvuga gutyo, ako kantu kavuga gutyo ni agatuma ariko yongeremo akantu kugira ngo cya kinyoteri ibasha kuvuga neza. Nongeye gushyiramo n'ikiburyo, iburyo ni kano kantu kabikora, ashyiraho akariro kubera ko tuba kugira ngo twongere umuriro wa batiri kugira ngo uvuze ibomba. Aha, reka rero dukomeze. Ni ukuvuga hano ku mahembe niho ruzingiye, niho haba ibintu byinshi cyane. We ukurikiye ufashe TV kuri iyi, hari kontakiteri dukoresha kugira ngo twatse imodoka, nako iyi moto yacu ntago wayatsa utabasha gushyiramo korake hano ngo ukate ukature ubone kwatsa. Nk'ubu ngubu nindamuka iyi niyo bita kontakiteri. Iyi rero ni tablo ifasha umuyobozi kugira ngo amenye ngo ese umuvuduko wanjye nkoresha nuwuhe, nimba wenda ndi kugendera muri 20 cyangwa 40 cyangwa 60 cyangwa 80 cyangwa 120. Ako nta muntu wagezamo. Ubundi dukunda gukoresha 60 cyane cyane, kereka nko mu ntara twakoresha 80. Niwo muvuduko ukomeye cyane wo hejuru kuri moto, ariko hari n'abarenza bitewe n'uburyo, ariko icyo gihe wirengeje ukoresha umuvuduko wihuse. Noneho rero reka tuze hano imbere turahabona akantu kameze aka ngaka. Ubundi ushobora gushyiraho dokima ugatwara ikintu, ariko nako ni nkaho bakita nka bagage, porte bagage ya moto ikingira iri tara kugira ngo nirimeneke. Iri tara kugira ngo ritameneke. Iki rero mubona iki tukita garde-boue igufasha kugira ngo mu gihe wageze mu byondo, aho kugira ngo bikugereho wowe muyobozi utwaye bihereyemo hano hejuru, ntibizamuke ngo bikugereho cyangwa se byangize moto yawe. Aya rero ni amaboko yayo, aya bayita amaboko cyangwa se amahembe nayo hejuru, aya kuva hano kugera hano. Hano izi bakazita mortoseri cyangwa se mortoseri z'imbere, noneho tukagira na mortoseri z'inyuma, ariko noneho tukagira n'amapine, ipine ry'imbere, ngiri ipine ry'imbere. Rero ibyo byose ni bidufasha kugira ngo moto yacu ibe yagenda neza cyangwa se yatwara neza. Akamwavugaga akamubona hano niryo honi ryavugaga mu kanya, niryo honi ryavugaga mu kanya. Ubwo rero iri niryo somo nagira ngo mwajyaga mubona dutwara moto, mukabona turayitwara, mukabona turagenda, ariko ntimusobanukirwe ese ubundi biriya bintu uriya muntu aba yicayeho bimeze bite, birafunze neza, ibifunze ntacyo wagira ikibazo ngira ngo yahambuka uri mu nzira. Oya, nta kibazo ugomba kugira rwose kuri moto rwose. Mu gihe cyose rero ugiye gutwara moto byizere ko ari sawa. Ngira ngo rero turacyari hano ku ishuri kuri Ngufashe TV. Iyi video muyikurikirane, muyumve neza, mukurikirane ibintu byose kuri iyi moto yacu. Tuzakomeza tugende tubabwira ibindi bitandukanye, ariko tunabereka ko hano iyo upfunduye hano, aka ni akajerekani, aka ni akabido gashyirwamo amavuta
yo kugira ngo amavuta yo kugira ngo moto yacu ya mavuta igira ubuzima bwiza, ntabwo wayitwara idarimo amavuta ngo yuzuye. Ikindi hano aka kantu mubona kari hano ni ya batiri nyine twaze tubabwira, ni ya batiri twaze tubabwira ituma moto yacu ibasha gukoresha amatara ndetse na bya binyoteri twaze tuvuga n'amawaya. Bivuga ngo moto rero yacu nayo igira icyo bita amawaya. Yes, kora rero subscribe, kora like, kora share kuri Ngufashe TV, ukomeze ubane natwe hano kuri Ngufashe TV, kuko twebwe twiyemeje kugira ngo tubagezeho ibintu byinshi cyane bitandukanye bibafasha kugira ubumenyi mu buzima bwacu bwa buri munsi. Rero reka tuzagaruke ubutaha mu yindi video itaha. Reka murakoze cyane, ciao ciao, tuzongera ubutaha, ciao ciao.